Guys, nimba mushaka gutera imbere ndagira ngo ujye wumva amagambo Perezida Paul Kagame avuga. Rimwe na rimwe dukora ibintu byinshi cyane bitwinjiriza ariko inyungu dukuramo ntizitugirire umumaro. Rimwe na rimwe Perezida Paul Kagame abantu benshi cyane bamufata nk'umuntu uri aho ngaho, kandi nyamara twebwe abanyarwanda adufitiye runini cyane, ni dadi wacu. Nimba ujya ukurikirana amateka cyangwa ngo ujye wumva ibivugwa kuri perezida cyangwa se wumva amagambo aba avuga, nkeka ko nawe uri umuntu mukuru wakabaye wakuramo ikintu cy'ubwenge. Rimwe na rimwe tudaciye kure, jya ubanza urebe amagambo Perezida Paul Kagame iyo agiye kuvuga cyangwa iyo agiye gukora, ujye ureba uburyo akora ibintu bye cyangwa se uburyo avuga ibintu bye. Nyamara waba ufite business, waba ukora iki, uba ugomba gukora ibintu byawe utuje nta kajagari ufite. Nimba wumva ushaka gutera imbere, ugomba kujya ukora ibintu byawe witonze neza kugira ngo uzaharanire kubona inyungu nyinshi cyane wowe ubwawe muri wowe. Kuko nutangira gupanga umushinga cyangwa se gukora ikintu ugatangira kwibwira inshuti zawe cyangwa se ugatangira kwibwira abandi bantu, icyo gihe izo nshuti zawe zizagutega amatwi zumva umushinga wawe, zitangire kuguca imbaraga, ziguca intege kuko warangije kwivamo. Burya baravuga ngo nimba ushaka gukora ikintu irinde kugishyira hanze mu gihe utaracyandika cyangwa se ngo ugisohore kijye hanze. Byibuze bakubwira yuko uba ugomba gukora ikintu cyangwa se uba ugomba gukora plani zawe. Nimba ari ikintu wapanze gushyira hanze ukagishyira hanze, byibuze ba bantu cyangwa inshuti zawe bagatangira kuguca imbaraga ariko cyarageze hanze. Kuko biragoye cyane kuba umuntu yagukuramo plani zawe wapanze cyangwa se kuba wasubiza inyuma, ariko biroroshye cyane kubwira umushinga inshuti yawe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese utizeye, bikaba byoroshye kuba yaguca imbaraga umushinga wawe ukaba wawureka. Ahubwo bidatinze ukajya kubona ya nshuti yawe cyangwa undi muntu ukabona wa mushinga wawe awushyize hanze bitewe n'ibitekerezo wamuhaye. Guys, ngibi ibintu bitanu twakwigira kuri Perezida Paul Kagame kandi byazatugirira akamaro ejo hacu hazaza. Rimwe na rimwe uyu musaza njya nkunda kureba ibintu avuga, ibintu akora, uburyo agendamo n'uburyo yambaramo, yewe n'imiyoborere yiwe. Hari ibihugu byinshi cyane bimwifuza bikeneye ko yakandagira mu gihugu cyabo, basakamara nko ku ntebe y'uperezida nk'icyumweru kimwe, akaba yayobora abaturage, akabagira inama, akabereka uburyo bikorwa. Guys, nshuti yanjye, twe twagize amahirwe tubona umuperezida twawe n'Imana. Iriya ni nk'Imana yaturutse mu ijuru, atubwira amagambo, akatuganiriza, akatwereka inzira dushobora kuba twacamo kugira ngo dutere imbere. Ariko ngo kubera twibera muri paradizo, kubera twibera mu gihugu cyacu, mugasanga abantu benshi cyane baratese, baradamaraye, bagatega amatwi bakumva icyo avuga cyangwa se amagambo aba ari kuvuga ariko ntibayashyire mu bikorwa. Nshuti yanjye, nimba uri kunyumva, nimba waneza amatwi ukaba uri kunyumva, ndagira ngo basi nitujya twumva amagambo ntitukayumvira ubusa, kandi nitujya dutega amatwi abantu bakuru, abantu bakuze. Burya ahanini biragoye kubona umuntu utari umuvandimwe wawe uba wakugira inama y'ubuzima bwawe. Biragoye kubona umuntu mutagize icyo muhuriyeho, mutagize yaba famiye yaba iki, ushobora kuba yakugira inama y'ubuzima bwawe, ushobora kuba yakugira inama uburyo wategura ejo hawe hazaza, ushobora kuba yakugira inama uburyo ushobora gutegurira umuryango wawe w'ahazaza. Guys, ndagira ngo tujye dutega amatwi, dukure amaboko mu mufuka, twirinde guhemuka, twubake urukundo mu bantu. Kandi nkeka ko nitubikora neza, tugakora ariko nta cyakubuza gutera imbere. Iki gihugu cy'u Rwanda gifite umutekano, wemerewe gukora business yawe wumva ushaka, itagushyira mu kaga cyangwa ikire abandi bantu ubuzima bwabo mu kaga. So aha ndavuga abaturage b'u Rwanda, urubyiruko, dushaka twakanguka tugakora, tukavana amaboko mu mufuka. Kuko mperutse kubona umunyamakuru ahaguruka akabaza amagambo akomeye, yararaje inshinga abantu bose bari baratinye kuvuga mu nama aherutse kugira n'abanyamakuru, agira ati: nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndagira ngo nkubwire ikibazo gikomeje kuraje inshinga abantu, gikomeje gufata indi ntera mu rubyiruko,
ni urubyiruko rusigaye rwanga gushaka abagore cyangwa se rwanga gushaka abagabo kubera ubukene. Ni none nta kuntu mwadufasha mukadushyiriraho, ubwo yari ashatse kuvuga nka minisiteri ishinzwe kureba abantu batinze nyine ngo gushaka, abatinze kurongorwa. Guys, icyo nakubwira cyo, urubyiruko rwo mu Rwanda rufite imbaraga, urubyiruko rwo mu Rwanda dufite intege, turashabutse, dushaka twakura amaboko mu mufuka tugakora. Si ngombwa ko ibintu byose tuzajya tubwira muzehe wacu, si ngombwa ngo ko tuzajya tugira ikibazo cyangwa se ikibazo cyose kizajya kiba ngo tubwire muzehe. Natwe ubwacu nk'uko ahora abivuga, twakishakamo igisubizo, twakishakamo igisubizo. Erega ahanini kwishakamo igisubizo nta kindi aba avuze, nawe ubwawe ugomba guceceka cyangwa se ugomba kwicara hasi ugatuza, ugapanga ikintu cyawe nta muntu uguhagaze hejuru, ukamenya uburyo ki wagikoramo cyangwa se ukamenya uburyo ki wakivugamo cyangwa se uburyo ki wakibyaza umusaruro. Ariko urubyiruko rutarabona umuntu ruvugisha wenda amagambo menshi ngo bavugane, usanga ahubwo n'ibyo amubwiye ntabishyize mu bikorwa, ahubwo aragiye kubyasasa hanze. Guys, njyewe banyita Dr Senga TV, icyo nifuza ni ukuba nanjye ubwanjye ndi urubyiruko, ndacyari mutoya, sindashaka, ariko nkeneye kubaka urukundo mu bantu, nkeneye kubaka umubano w'abantu, nkeneye kugira inama urubyiruko rugenzi rwanjye ko twakura amaboko mu mufuka tugakora. Ni rimwe na rimwe umuntu akora rimwe, ejo bikanga, ejo ukongera ugakora ukabona biranze, ukavuga ati ese ndimo ndarwana nande, ibintu nkora ntibikunda, n'ubundi ntibizakunda, bigashiduka wacitse imbaraga. Nshuti yanjye, rimwe na rimwe mu buzima dukunze guhura n'ibitugora, buriya mu buzima nta kazi ushobora gukora kadafite kuba wenda kaguca imbaraga ukumva ko nta kamaro kakumariye. Ariko buriya nshuti yanjye, icyo nakubwira, nukora ikintu kikanga uyu munsi, ariko ejo jya uzirikana ko ushobora kugikora kigakunda. Jya ukomeza ukore, ntugacike imbaraga, kuko Perezida Paul Kagame yaravuze ngo kudacika imbaraga niyo mahirwe utabona ku isoko iryo ari ryo ryose. Nukora ikintu kikanga, ntukumve ko byanze, ntukifata ko wihebe ugira ute. Guys, jya ukora, intego yawe ari iyo gutsinda, ahubwo intego yawe atari iyo gutsindwa. Kuko nugendera ko uvuga ngo ninkora ntibikunde ndabireka, ariko burya nuramuka uvanye amaboko mu mufuka ukavuga ko ugiye gukora, ukavuga ngo njyewe ngiye gukora, intego yanjye niyo gutsinda. Guys, byanga bikunda 30% ugomba gutsinda, kuko erega nta cyakubuza gutsinda. Guys, ikintu wakoze ubishaka, ikintu wakoze kikuri ku mutima. Niyo mpamvu njya numva ngo bavuga ngo wowe senga Imana, wizere ibyo uri gukora, ubundi nayo izabyeza ibiha umugisha. Kandi nkeka ko nta kibi kizakubaho mu gihe uzakora ibintu bitagushyira mu kaga cyangwa se utashyira abandi bantu mu kaga. Ipfa kuba ari business ifatika, cyangwa se nubwo yaba idafatika ariko nta risk irimo, ugomba kuyikora ikazaguteza imbere. Sinumva uburyo ki umuntu kera ajyaga acuruza ikarito ugasanga yisanze mu iduka rya hatari, ugasanga ariwe muntu ugura amashyamba, ugura amasambu, ugura inka. Ndagira ngo nkwibutse yuko burya gukora ikintu uvuga ngo njye mfitiye intego, gukora ikintu wumva nyine hari ikintu kikuri ku mutima, ufite plani, burya iteka kikubera umugisha. Ikintu uzakora wanga, iteka kizakubera umugisha. Nshuti yanjye, ngaho kora subscribe kuri Dr Senga TV. Ku bantu duhurira kuri YouTube, TikTok ni Dr Senga TV, kora follow, like, share and comment. Facebook, follow and like, share and comment. Instagram, kora follow, like, share and comment. Ubundi tujye duhora tugendana mu biganiro byanjye murankora. Kandi nimba byakunejeje cyangwa se bikaba byagufashije, ndagiye ujye ukora like, share and comment ahantu hose.
kandi ujye ubimbwira muri comment. I love you fam.